ndamutekereza amarira kusura amaso ayo dayimoni kangoyega iyo ndimo gusengesha mbariyo iyo nkundisha ikigereranyo si karande kandi se n'umurage kubaho nabi si karande kandi se n'umurage si umugabane wagabane ibyago bikokame burya imana ikizorobwa ayo warize wayahozwa. Niba uri muri Yesu neza ndabizi komeza nyine. Niba uri muri Yesu niza kuvamo. Oya, niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Iye gumamo. Gumamo. Agira neza ugumemo. Gumamo. Umwami ni mwiza gumamo. Mu byishimo bitandukanye byaba ibi nibyo byacu. Aha urebye mu ngimbi nyinshi nizasamye numva zifite ikize twabyutse twumva ko ibyiza biri imbere imyaka igashira n'indi gataha urugamba nakwita urw'ubuzima twararurwanye tunahombera amashumi menshi. La Maria we yose tengemedi ayre yose lemete yose tomati emamali boli nti yumukondo fite bizina nabyemera je narakosheje gusa nanjye sinjye n'inzoga zabinkoresheje nakoze bidakwiye unkosoye nkubwira nabi uransigana isanga ndije nyine mu kirambe umunsi wose uhise ndishoho kuregeta kuba tutari kumwe ari wowe nambitse impeta ubu buzima ndahambamo bunsubiza inyuma muri aka kanya ndimo siho nifuza kuguma mabari ruhindukire sheri ungarukire. Hello, beautiful people. Welcome back to Uptrendtvshows. Your girl Malaika. I am back. I'm back. Nizere ko umeze neza. Wowe udukurikiye hose aho udukurikiraniye. Uri hose, uri mu majyaruguru ndagusuhuje, majyepfo ndagusuhuje, burengerazuba n'Iburasirazuba ndagusuhuje cyane. N'intara yacu y'umujyi wa Kigali tubagiye na ntara y'aba diaspora ya gatandatu. Nizere ko umeze neza, nizere ko ibintu byose bimeze fresh, nizere ko umunsi wawe ukomeje kugenda neza, nimba uri kutureba ku munsi, nimba uri kutureba nijoro, nizere ko ijoro ryawe rikomeje kugenda neza, nizere ko ibintu byose gahunda zawe zose Imana ikomeje kuzijyamo. Nimba kandi bitameze neza ni ko ubuzima bugenda, uyu munsi birakunda ejo bikanga, nimba uyu munsi byanze ejo bizakunda. Uyu munsi rero we are back with another lead video for you. Iyi content mwarayinsabye cyane, mwanabonye mu message yanyu menshi, ama comment Malaika watubariye ukazongera ukadukorera. Uyu munsi rero we are back with another lead video for you. Iyi content mwarayinsabye muri benshi, nabonye ama message yanyu menshi, nabonye ama comments menshi, ti Malaika watubariye ukazongera ukadukorera ya content yo mu muhanda yo kugenda ubaza abantu indirimbo bakunda. Uyu munsi rero twagarutse tugiye kujya mu muhanda nkuko muri kubibona, turi mu muhanda, tugiye kujya mu muhanda tuganiriza abantu, tuganirize abakunzi b'umuziki nyarwanda, batubwire indirimbo bakunda. Mfite ahangaha headphone, mfite na telefone yanjye, nzajya mbashiramo indirimbo nyibumvishe muri headphone, batubwire indirimbo bakunda n'umuhanzi bakunda, noneho nayituririmbire, mbamike headphone bayituririmbire. Come with me, let's go, let's get it. Mwibutsa nimba utarakora subscribe kuri Uptrendtvshows, make sure you subscribe, ulakinga iyi video, ndetse unaduhereze igitekerezo cyawe muri comment section, unatubwire n'umuntu ubona wakunze wakuryohereje. So let's go, let's get Yeah, numbaze byinshi burya njye nahaze place, mba nibereye home niga nikinira press, proti z'utubari sinizikozwa ni stress, nashoza buri kanya kuzijyamo n'indi case, imvugo z'ububowe nararezwe nziga nkura, na somo ryazo nize gusa nazikuye school, kuzifata binoroshye n'ibyasabaga ku, nuzatake ikibamba cyane ukiri umururu, mutirura kariyi wamenagura imitungo, mukenura kagiye uba ndatanamena icyungo, nigutubwira bakame kwiruka higa imongo, kandi ubwenge bwe bwayitega isanga mu gisongo, nigacyo sambona nateye ipasi namba y'agacongo. Ahangaha rero twahuriye n'undi mukobwa. Uyu mukobwa ambwiye ko arambonye aramagaritse, ambwira ko
akunda umuziki nyarwanda. Reka atubwire amazina ye, atubwire n'umuhanzi akunda n'impamvu akunda umuziki. Bite byawe? Byiza. Umeze neza? Meze neza. Witwa nde? Nitwa Claudine. Korodina. Umeze neza? Meze neza. Ni ikihe kintu cyagushimishije uyu munsi Korodina? Niki? Kwifatanya namwe muri aka kanya ahangaha. Sibyo rata. Korodina wambwiye ko ukunda umuziki nyarwanda. Kubera iki ukunda umuziki? Kubera iki udakunda ibintu bya football, byo gutera umupira cyangwa amafilime? Kubera iki ukunda umuziki? Umuziki ni mwiza cyane. Kubera iki nyine uwukunda? Utuma umuntu aruhuka mu mutwe, utuma winjoyinga, utuma unabyina. Uzi kubyina se? Ndabizi. Yego se? Ngaduhe nk'agapato urebe. Kuredi, ni uwuhe muhanzi ukunda wo mu Rwanda? Yamanuye. Yamanoye? Yewe. Inde? Yamanuye. Inde? Yamanuye. Yamanoye. Yamanoye kubera icyo umukunda? Afite indirimbo nziza cyane. Afite indirimbo nziza cyane Yamanoye. Niyo ndirimbo ya Yamanoye ukunda kurusha izindi? Ndamutekereza amarira kuzura amaso. Iyo ndirimbo bayita ngo? Bayita ngo? Iyo ndirimbo bayita ngo? Warubizi se? Reba muri kamera. Warubizi ko bayita ngo cyangwa warubizi ko bayita ndamutekereza? Ntabwo nari mbizi. Ayo Korodina rero ukuntu bigiye kugenda kugira ngo nemere ko iyi ndirimbo uyikunda byanyabyo. Ngiye kukwambika headphone, sibyo? Noneho nyishyiremo uyituririmbire. Kugira tumenye nyine nimba uko uyikunda cyane, sibyo? Uri tayari? Twagiye. Urumva bidafata. Ko zidahagarara. Uri kumva? Wow. Ndamutekereza amarira kusura amaso. Ayo. Dayimoni kangwega. Iyo ndimo gusengesha baririmba ibyo bakundisha gukundwa n'umukobwa w'umurundi babo baracyata nk'umunani uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi agira ibanga kugeza umukuyi wabo niwe zane zane bijya gusa nkuwandoze agiriho ikindi kwanza sha kandi wanza kwa nyina ndamukunda we ndamushaka wenye we ndashya n'abantu mariteri n'umukobwa w'umurundi kazi kibazi wabo baracyata nk'umunani uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi
kazi abigera ibanga kugeza umukuyi wabo niwe nimusizane Sunday. Kundwa n'umukobwa w'umurundi kazi abigera ibanga kugeza umukuyi wabo Korodina urabizi kurenze se ngwino hano urabizi kurenze cyane reba muri kamera urabizi kurenze ndabizi cyane urabizi kabisa urarenze hanyuma ugiye kumbwira impamvu mu ndirimbo zose z'abahanzi indirimbo zose za Yamano nihe mpamvu ukunda iyi ndirimbo niyo nziza cyane yishimisha yego kubera isi gushimisha kurusha izindi ndayikunda cyane mwe numva nkubwira akantu kamwigisha akantu uyu munsi sibyo umuntu nazajya kubaza ngo nuhe muhanzi ukunda ntabwo yitwa Yampano ye yitwa Yampano gusa sibyo yitwa Yampano ngabisubiremo yitwa Yampano noneho Yampano ari kukureba mubwire nyine ukuntu mukunda n'impamvu mukunda agira indirimbo nziza indirimbo ze zirakubita cyane zirarenze ewana Korodina urakoze cyane sawa ugira umunsi mwiza mwamubonye rero Korodina yatubwiye ko akunda Yampano ye kandi indirimbo akunda bayita ndamutekereza so reka tugende turebe abandi bantu batubwire indirimbo bakunda n'impamvu bazikunda let's ahangaha rero tubonye undi mutipe atubwira amazina ye ambwiye ko akunda umuziki nawe anatubwire indirimbo akunda n'impamvu ayikunda bite byawe se ni byiza umeze neza witwa ndi ahita nta mugabo umwe Venuste irya karitsiye ni wa Bijou ubwo rero tugiye gukoresha wa Bijou ese wa Bijou ko kibari guhimbye harya kera nari ndi umusitari nkora akazi ko mu rugo ufite imisatsi igera mu mugongo bitarahinduka ubuzima butarahinduka ngo njye mu bukarani nyine nese wa Bijou nyine ryavuye ninde muntu wari kwise yakubwiye ko ari ihe mpamvu yari kwise cyangwa niwe waryize ni mabuje wari inyese igira muri Uganda kubera ko nyine yabonaga ko ndi umusitari nambara imyenda myiza ameze neza mbyibushye gatuza karaje n'ikibi nta kibazo rwose pe anyita wa Bijou ahita kwita wa Bijou rero nabasuye ahangaha muri iyi karitsiye kugenda mbaza abantu indirimbo bakunda ukunda umuziki se byese ntabwo mbikunda njyewe nikundira iz'Imana nanjye nizo nikundira maze rwose pe turahujije kuko iz'isi ni iby'isi rero reka narabihariye ab'isi twe twarakijijwe reka iby'isi wapi ubuse ntabwo ugiye usoma ku kayoga wa Bijou njyewe se njyewe iyo bibaye ngombwa ndazinywa ariko ubu naraziretse waraziretse byiza cyane noneho nihe ndirimbo ukunda cyane kurusha izindi ikigeragezo yatewe bose babireba eziko ni indirimbo nawe nyikunda se umva rero kugira nemere ko uyikunda sibyo ngiye kwambika iyi kuteri indirimbo ikigeragezo nyishyiremo nuhereze microphone uyituririmbire irimo numve ko uyikunda sibyo twagiye ambara vuba ikigeragezo si karande kandi si n'umurage kubaho nabi si karande kandi si n'umurage si umugabane wagabane ibyago bikokame burya Imana ikizorobwa ayo warize wayahozwa
hari igeragezo si karande kandi si n'umurage kubaho nabi si karande kandi si n'umurage si umugabane wagabane ibyago bikokame burya Imana ikiza urubwa ayo warize wayahozwa hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga ngo ngorera naho nibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya iri mu bibazo abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu bayakubwira birukwira uko benshi baba bifuza kutari bibamo uko Imana ibakutete twaragusengeye cyane iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu bayabakora turi kwika uko benshi baba bifuza kutana bibamo ariko dani bakujya bati twaragusengeye cyane igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya bose barakuvuga ukabura kugera batarerana bakavuga kure ikibazo nawe wakubura amaso ukabura wirwa ariko dore Imana iraje gucira inzira izo ngorane utazi ziragira iherezo bose barakuvuga ukabura baterana bakavuga kure ikibazo nawe wakubura amaso ukabura ukwirwa ariko dore Imana iraje gucira inzira izo ngorane utazi ziragira iherezo uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya wabiju urabizi ko urenze se wari ubizi ko urenze cyane rwose rero nawe wabiju kubera iki indirimbo nyine mu ndirimbo zose zatewe ariyo ukunda cyane kurusha izindi ndayikunda Theo bose babireba kuko ni umuhanzi ukomeye hari ibyo ureba koko n'abantu bakuvuga bitari ngombwa kandi bugake njyewe mfite umugore n'umwana bigeze kuvuga ngo umwana si uwanjye ubwo Imana inkorera ibikomeye
aza ari uwanjye n'umutwe n'amaboko byose ndabibona. cyakoze Rero ntabwo umuntu yakwita ku byo avuga. Imana ihita byose ibikora. Imana ihita byose ibikora kabisa. Uzi akaririmbo kitwa gumamo se? Niba uri muri Yesu neza. Ndabizi. Komeza nyine. Niba uri muri Yesu niza kuvamo. Oya, niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza Gumamo. Iye gumamo. Gumamo. Agira neza ugumemo. Gumamo. Umwami ni mwiza gumamo. Nawe rero guma muri Kristo ntuzajye mu bindi biju sibyo? Bose pe. Hanyuma urakoze cyane, ugira akazi keza n'umunsi mwiza. Yego namwe murakoze mugira akazi keza. Sawa. Reka tugende turebe abandi bantu batubwire indirimbo bakunda n'abahanzi bakunda. Let's go. Ahangaha rero mpuye n'undi mujene uhagaze neza wifunzemo boku ka atubwire amazina ye, none dukomeze tuvuganira. Bimeze bite se? Ni neza kabisa. Witwa nde? Nitwa Edimo. Edimo, bimeze biti? Meze neza. Umunsi wawe wagenze gute Edimo? Umunsi wanjye ni insazi ariko Imana iba yabikoze byose. Ese kubera icyo ari insazi wallahi? Ibiceri ntabwo biri kuboneka. Oya bizaza mane, ese turacyari saa 7. Ubu biceri isuri bubikorere kugeza nimugoroba. Byose ni Imana ibiki. Nukwizera Imana rero biraza. Cyane. Edmo ukora iki se? Cyenda umumotari ariko mfite na gahunda yo kwibera umuhanzi byose. Na Edmo ni umumotari ariko afite gahunda yo kwibera umuhanzi. Edmo, iki kibazo rero ngiye kukikubaza. Nohe muhanzi ukunda mu Rwanda? Ngiye mu Rwanda nta muhanzi ngira nkundamo, ahubwo nkunda injyana. Ukunda iyihe njyana? Nkunda rap. Wow, ukunda hip hop? Yes. Kubera iki ukunda hip hop? Hip hop nyine harimo ukuri kwinshi. Nyine ivuga ibintu bibaho mu buzima. Bituma nyine numva ko hari abantu bavugira nyine tu kandi bababaye, kandi nibo benshi bari muri iyi si. Abishimye ntabwo ari benshi. Niyo mpamvu nkunda hip hop. Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu abantu muri iyi si abenshi ari abababaye? Kubera iki abenshi batishimye? Utekereza ko ari iyihe mpamvu? Ese impamvu abenshi batishimye, ntabwo wakishima udafite ibiceri. Kandi ibiceri ababifite nibo bakeya. Ariko no gusenga nyine bigenda biza tusibye se? Ntabwo bizashira nyine. Ntabwo. Hanyuma rero nihe ndirimbo ya rap ya hip hop ukunda cyane kurusha izindi? Nkunda Amaganya by TG. Amaganya ya Tough Gang. Urarenze cyane. So nihe mpamvu ukunda iyi ndirimbo? Nihe mpamvu ukunda Tough Gang? Tough Gang nyine rap yo mu Rwanda, ubaye uyikunda utakunda Tough Gang ntabwo waba uyikunda. Cyaba ari ikibazo. Nakunze Tough Gang. Niyo mpamvu nayo nakunze Tough Gang na Baririmba ba Diplomate. Barabanzi nyine ba kera. Nabo ubu ndabakunda ariko si nk'aba kera. Cyane. Ese ko iki mu ndirimbo zose za Tough Gang ari Amaganya ukunda kurusha izindi? Amaganya impamvu nyakunda, Amaganya nyine nanjye ubwanjye ni ibintu byangiye mu mutwe nyine nanjye nanayiririmba. Okay, kugira nemere rero ko imirongo inyoroheye kumva kurusha izindi. Okay, kugira nemere ko iyi ndirimbo ikunda cyane, ngiye kuyigushiriramo muri ize kuteri, nkwereze microphone uyituririmbire. Twagiye akira mfasha no gutya. Faisal mu byishimo bitandukanye byaba ibintu byo byacu. Urebye mu ngimbi nyinshi nizasamye numva zifite ikize. Twabyutse twumva ko ibyiza biri imbere, imyaka igashira n'indi gataha. Urugamba nakwita urw'ubuzima twararwanye tunahombera amashumi menshi. Hasigaye ngerere wahora n'iki ko twasobetswe n'ingovu z'amateka. Kumenya igifu no kujya mu kanwa k'inzoka kaguhiga, ikemera icyaha igakora mu kanwa k'imiri kujya kucuruza swindaganya kugurungaro amabubu muri maso. Tough Gang kiri street ihumure naryo riba hari peace. Turimboye zabo turibona aho tuva
kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi imbohe z'abo turibona aho tuba kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya akami ka muntu n'umutima we n'ugutubona tutandura nawe uzi ibyacu namenye neza ku isi si iwacu twe abagenzi twambaye gusoza tutanduranywa nawe ndoherera abisi banshoboye uricecekera bakakwita ku mucuyi ndarucanganumira dore ko ntacyo nasi ko nagerageje kuvuga bakanja nyombaye nawe nyomberaho ubu nisunze microphone uzaherayo wanga kumva kandi ukunda beat imwe ya hip hop inkora hano nkacangirwa nkatura nkavuga uzabifata uko ushaka burya ngo ukene ifite utungo sikagoka sirenge zadukuyaho umwame yakuye busyete tafu nitwiburira akangono mwana kabura turacyafite amarira namaganya kumishara imbaye sabo turibona aho tuva kuba tutavuga suko imitwiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi imbohe z'abo turibona aho tuva kuba tutavuga suko imitwiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya yaka ko nahisemo ibihe by'umwijima subita kuri aya mateka tugize gutya nabyurutse umutima ugwa mu gihirahiro inoti n'icyubahiro byambujije ibyicaro zinesa ko umuremyi atigeze akora amakosa iyo yakora banemerewe kubaho nk'igihomora isi yasara nawe wumva bababaye rubanda bagiye byinshi ariko ntibamenya bagiye henshi ariko ntibabona turi imbohe zaho turi aho tuva ibyo muri beat biri kumvangira amazi ndaje sheri iyo ugiye hari biri kumvangira mani ariko ngatamo aga freestyle wambwiye se kuri umuhanzi ngaho dutema aga freestyle kanje se hari imirongo se wanditse narayanditse ntabwo nyibuka neza gwese nta kantu umuntu mana ushaka kuba umuhanzi ushaka kuba umuraperi ubu nta mirongo nk'ingahe wadukubita konyine agakorasi karagira iti kuba tutavuga suko tudakora ibyiza ahubwo kuba tutavuga nuko twiyuzuza imyuka inda y'ubutinganyi nibyo twanga dushyira imbere umuziki nk'ikituranga nese akazina kawe k'ubuhanzi mani ni akahe kutakambwira banyita Muswete yes okay nishimiye kumenyana nawe mani nawe ndabyishimiye wana ugira umunsi mwiza n'akazi keza rero imana iguha amafaranga menshi n'abakiriya benshi poa katugene tureba abandi bantu batubwira indirimbo bakunda n'abanzi bakunda risiko ahangaha rero mahure n'undi muje bimeze gute papa wanje bimeze neza witwa nde Ngabire Fulgence ndagusuje cyane komera nawe umeze neza ku buryo bukaze umunsi wawe uriwe neza ku buryo bukaze cyane cyane ni cyo kintu cyagushimishije uyu munsi nakaririmbo akahe ka gisupusupu twagiye gisupusupu ni ukunda cyane nihe ndirimbo yo ukunda cyane kurusha izindi Maria Jeanne umva kugira ngo nemere ko no ukunda Maria Jeanne byanyabyo ngiye guhita nyigushyira muri ekuteri mpite nyikwambika uhite nkwereza microphone nyishyiremo uyiririmbe kugira ngo nemere neza nyine kuyikunda twagiye akira mfasha hano nakunze Maria we nakunze Maria we sinzi wewe mugamiza muntu reya yose yetse ati muzemba maribori siyo mukondo sena madezi Maria we oh mama Maria we oh mama Maria we isupu ni jisukari majani Maria we oh mama Maria we yawe
la Maria we yo se tengo medi ire yo se le mete yo tomati mali boli ti yo mokon senama desi Maria we Yandani trenyi same tinga pena yo fite oh mama malina ya jan oyire ya jan ya jan yichigali yali iwabo wachire ere rambo barimin Guinea, Amatuniye, Jogo, Monaniye, Yina, Monaniye, Sopo, Niji Sukari, Majani, Maria we, Mama, Jo, okay, ndatangiye jo, ndamanutse ibyo byose uvuga nje nacyo bimbwiye jo, icyo shakani wa musigo wanyemereye nkakoza hibiganza amazi ubundi nkimanukira, cyo ngaho ngirira vuba dore burije, nagera mu rugo nkasanga bacinze, natinda bambaza ahantu natinze, kandi naho nicaye ntacyo bamariye, gerageza wumva ukuri kwanjye, ibyo shaka ureke kumvanga, ndetse ni wowe muganga wantabara, gira icyo ukora dore mpagaze ku mpanga, igihe cyose mbikubwiye urampunga, kandi ubumbwira ko nagwe winaniriwe, nyabusa nanjye sinjye n'umubiri ungoye, uko mbona gutya nanjye siko nahoze, warahi ugize icyo ukora nakongera ngatoha, mena hayo mazi kuko sinitaye gutoha, mumamaranye iminsi urakakaye cyane, uko wandubika kose nagaruka ndi mutaraga, ngaho bikoreshe nge dore ndi kurabirana, izo mpungenge ufite humura zirashira, ndabikora siro uri nturibuze kubabara, izo mpungenge ufite humura zirashira, ndabikora siro uri nturibuze kubabara. Tavshi last time kitabute Atalbisbani y'ubuhanzi kundi nitwa Lambert. Nese umeze gute mani, nese kudukubise freestyle ya Danges? Hai meze fresh ariko nubundi ariko nibyo niberamo nubwo ntajya mbikora cyane, ariko ndimo tu ubundi ndimo neza. Urimo neza ibintu by'imirongo n'iki jya ubicenje ko? Ndabyandika kabisa. Nese ukunda uwe muhanzi cyane mu Rwanda? Riderman. Wadukubitira se nk'imirongo ya Riderman nkingahe? Nahitamo nayo. Nihe ndirimbo ya Riderman ukunda cyane kurusha izindi? Ndi bayita igihano. Igihano. Umva rero kugira ngo nemere kuyikunda byanyabye, ngiye kuyigushira muri izi écouteurs. Then tuyishire hano muri phone uyumve, none nkweze microphone uyiririmbe. Okay. Uri tayari? Sure. Twagiye, let's go. Turajyana se? Nkuko mubizi ebe n'ibisumizi, nk'inyoni nyinshi nk'imigeri, nk'ingumi nyinshi nkwiriye gukubitwa, ariko nyuma y'ibyo byose mpabwa imbabazi, kuko kubaho nagufite ndabirambiwe, nk'inkoni nyinshi nk'imigeri, nk'ingumi nyinshi nkwiriye gukubitwa, ariko nyuma y'ibyo byose mpabwa imbabazi, kuko kubaho nagufite bizina nabyemera nge narakosheje, gusa nanjye sinjye n'inzoga zabinkoresheje, nakotse bidakwiye unkosoye nkubwira nabi, uransigana isanga ndi jyenyine mu kirambe, umunsi wose uhise ndishaho kuregeta, kuba tutari kumwe ari wowe nambitse impeta, ubu buzima ndahambamo bunsubiza inyuma, muri aka kanya ndimo siho nifuza kuguma, mbabarira uhindukire sheri ungarukire, aho ndi umunsi uherewe masurukire, kuva umunsi ugenda baba yari njyewe wizira, amakosa ndayemera please mbabarira, ni wowe nshaka, wowe maze amara icyaka, mwadi waka ukuyikamba buri mwaka, gerageza umpane ariko mbabarire, unsubize icyizere twongere twibanire, ndakwinginze abagushuka ngundake bananire, garuka twongere tugire urugo ruhire, ndemera
igihano cyose ndibuze guhabwa gusa kukubura burundu byo biragatabwa nkwiye inkoni nyinshi nkwiye imigeri nkwiye ingome nyinshi nkwiye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe nkwiye inkoni nyinshi nkwiye imigeri nkwiye ingome nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe nakereje rwose mbona nta mbabazi nkwiye guhera umunsi wagiye akenshi ndara ntanariye mbayeho mbabaye mu by'ukuri ndiho nariho mu gahinda kenshi nk'umuntu uri mu kiriyo ukuntu wowe utuje mu by'ukuri si nkumerita tuba mu isi ifite ibihugu byinshi bigahita mu bari benshi bayituyemo ko nawe ukuruta ni kucyo nkunda njyewe nkaba nkurushya ugira urugwiro uca bugufi uri cool mu buranga nawe ubwihiguri beautiful niki nakuburanye ku buryo nakubabaza icyo ngicyo nanjye ni ikibazo nibaza ko ntacyo utankorera ni kuki nguhemukira ndicuza baby please mbabarira mama hirwa yandi singusabye ya nyuma nkubita inzara cyangwa yenda nduma manuka ubishaka nje maze kwisuzuma aho kukubura isura yanjye yuzuza inguma ikosa ndaryemera kandi sinzarisubira namaze kubona ko nitaye mu mazi abira nkwiye inkoni nyinshi nkwiye imigeri nkwiye ingome nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe nkwiye inkoni nyinshi nkwiye imigeri nkwiye ingome nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe turimo tubaho dukosa nyuma yo kukubabaza ngenje kuguhoza nkwemereye yuko numpanuka nama imbabazi nzaba umuntu utigeze umenya ndetse utanazi njyaga ngutera umusubirizo nzabihagarika maze mbigire ibisubizo zagukingira agahinda nkuhunde w'indabo nzale kububwa maze mba umuntu w'umugabo ndabikwemereye mwana ndetse unaca amande umbwiza ukuri rwose nta na kimwe uci iruhande sheri ngarukira nemeye ko nazongera kuguhemukira abanyabyaha nibo bateraga Yesu amabuye abanyamakosa nibo bamubwira kunde ushobora kubyumva kuko aribo bakurabuye gesabye ibihano n'imbabazi singutegeka nkwiye inkoni nyinshi nkwiye imigeri nkwiye ingome nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe nkwiye inkoni nyinshi nkwiye imigeri nkwiye ingome nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe nawe uri igisumizi se bisumizi ndabikunda ariko ntago ndicuta kubera iki indirimbo mu ndimbo za Riderman zose ari ikunda cyane kubera gafite amagambo atyaye zatari nemera kuri nese nawe bawumva uzaba umuhanzi se nk'umunsi umwe simbiceka ariko surprise ntawamenye ushobora kuba cyane ibibi byose ni watamu watamu wakoze cyane sawa ugira umunsi mwiza ladies and gentlemen rero nizere ko mwaryohewe na video y'uyu munsi nizere ko mwinjoyinze nkuko nanjye ninjoyize mwabonye abakunda Tough Gang mwabonye abakunda Yamano ye mwabonye abakunda Theo bose babireba n'abandi benshi babonye ikintu musaba rero no kunyandikira muri comment ninde wakunze ninde wabonye wabikoze neza rero until we meet next time mwari kumwe nanjye Malaika nizere ko nimba utarakanda subscribe kuri Uptrendtvshows make sure you subscribe right now ulikinge iyi video uduhereze n'igitekerezo cyawe muri comment section hanyuma uri kumwe nanjye Malaika mukomeze muryoherwe na gahunda za Uptrendtvshows naho ubutaha we out.